Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Imboni Musesenguzi. Nari namaze kubibabwira yuko icyo tugiye kugarukaho ari impaka ziri hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku isaranganywa ry'imyanya y'abagize guverinoma hano mu Rwanda, ariko wanatekereza no ku zindi nzego zirimo iyo myanya igiye itandukanye. Ni impaka rero zazamuwe cyane n'umugabo uzwi cyane hano mu Rwanda, n'umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko, Honorable Frank Habineza. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Izi mpaka navuga ko ari wowe wazizamuye, ndakubeshye cyane ibyo? Nibyo rwose. Abantu babonye mugeze mu nteko ishinga amategeko baravuga ati noneho mugiye gutuza, mwicare noneho mukore akazi, none ariko muracyashaka indi myanya, ntabwo munyuzwe? N'ubundi turatuje kandi n'akazi tugakora neza mu nteko ishinga amategeko. Iyo abaturage badutumye gukora turabikora kandi tubikora neza, kandi ngira ngo nabo raporo barayibona. Ariko ikintu twibanzeho ni ukwibutsa, tuributsa iyubahirizwa ry'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo umuntu yavuga nk'ebyiri. Ingingo ya 10 y'itegeko nshinga ijyanye n'amahame remezo. Muri ayo mahame remezo 6 twese abanyarwanda twiyemeje kugenderaho, harimo ihame ryo gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize. Noneho mu yandi mahame, ubwo ako agace ka gatatu, ni ihame rya gatatu, ndetse twakurikira mu ngingo ya 62 y'itegeko nshinga ijyanye nabyo byo gusaranganya ubutegetsi. Nayo isobanura neza yuko Perezida wa Repubulika, icyambere ivuga yuko Perezida wa Repubulika na Perezida w'umutwe w'abadepite batava mu mutwe wa politike umwe. Ndumva ibyo birubahirizwa mu Rwanda. Icya kabiri nacyo isobanura yuko Perezida wa Repubulika ashyiraho abagize guverinoma biturutse mu mutwe wa politike ihagarariwe mu nteko bitewe n'amajwi yabonye. Noneho ikongeraho ko n'ubundi Perezida wa Repubulika itabujijwe yuko yatoranya n'undi muntu utari mu mutwe wa politike kuba yajya muri iyo guverinoma. Ariko mu bundi kariya gace kavuga inzego za leta zose, nabo kavuga guverinoma gusa. Buriya bavuga ko gusaranganya ubutegetsi mu nzego za leta, ni ukuvuga inzego za leta ntabwo ari inama ya minisitiri gusa, ahubwo n'indi myanya yose ya leta. Noneho ubwo ibyo byose iyo tubirebye dusanga twebwe nk'ishyaka risha ryinjiye mu nteko, ndetse n'irindi rya kabiri ya PS Imberakuri, nk'amashyaka mashya yinjiye mu nteko, tubona muri iyo myanya yose mu nzego zose za leta nta handi na hamwe tubariza uretse mu nteko ishinga amategeko. Kandi inteko ishinga amategeko yari intambwe ya mbere yo kugira ngo tuzagere iyo ihame rishobore kuba ryakubahirizwa. Kandi ikindi ntabwo ari ibintu byanditse gusa mu itegeko nshinga, ariko ni ibintu byavuye urebye jenoside irangiye yakorewe abatutsi, umuryango FPR Inkotanyi umaze gutsinda n'urugamba rwo guhagarika jenoside wiyemeje gusangira ubutegetsi n'indi mitwe ya politiki yose itaragize uruhare muri jenoside. Ndetse akora na declaration ya FPR icyo gihe, nayo yabigaragaza ko bemera gusangira n'abandi, ndetse imitwe ya politiki yose yari hari icyo gihe barasangiye, bajya mu nteko ishinga amategeko ya transition, ndetse no mu myanya ya guverinoma, ndetse haje no kubona ibiganiro muri village Urugwiro. Njyango yamaze imyaka 2 kuva 1997, naho bakomeje kugira kuri iyo ngingo yo gusanganya ubutegetsi, ndetse haza no kuzaho na forum nyunganabitekerezo y'imutwe ya politike mu Rwanda, nayo nk'urwego rwo gukomeza kuganiraho kugira ngo bya bitekerezo byose bishobore kuba byakubahiriza. Ni ukuvuga ngo ibyo turimo kwibutsa, tuributsa itegeko nshinga, kandi tuributsa yuko ari ibintu abanyarwanda bose biyemeje. Honorable Frank, nashaka kubaza ahangaha wenda byumvikane, muravuga ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ritubahirizwa, ryicwa? Turi kuvuga yuko ari ingingo ikwiye kubahirizwa kurushaho. Ntabwo musubije neza. Rirubahizwa cyangwa ntabwo ryubahirizwa? Turi kuri Rwanda rirubahirizwa, ariko harimo n'ibindi bigomba kubahirizwa cyangwa se kwibutswa kugira ngo nabyo byubahirizwe cyane nk'uko byanditswe. Murakoze. Turi kumwe na munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko, ni nawe ushinzwe ko kureba koko niba rinubahirizwa mu buryo bw'umwihariko nayo yandi mategeko. Maître Evode Uwizeyimana, twishimiye kuba turi kumwe namwe. Mwumvise ibyo Frank Habineza avugiye ahangaha, n'ibyo umaze iminsi mukurikirana zabizo mpaka haba kuri Twitter no hirya no hino. Nkamwe mukurikirana itegeko nshinga n'andi mategeko, mwumva ibyo bavuga mubifata muri rwego? Urakoze Jean Pierre Kagabo, wanakoze kudutumira wenda kugira ngo tuganire n'impaka zishire, abantu basobanukirwe wenda n'ibyo batasobanukiwe neza. Ikinjekeje cyane nicyo Frank arangirijeho avuga ati rikwiye kubahirizwa kurushaho. Itegeko nshinga either rirubahirizwa cyangwa ntiryubahirizwa. Urumva ko ibintu bye arimo na flying amaho hagati, ntabwo wamenya ngo we arabona ko ikibazo itegeko nshinga ritubahirizwa cyangwa se ryubahirizwa. Akwiye guhitamo, ntavuge ngo rikwiye kubahirizwa kurushaho akibaza ko ryubahirizwa gahoro. Ntabwo bibaho mu itegeko nshinga, icyo ni kimwe.
ariko ibi bintu byo gusangira ubutegetsi power sharing nk'uko wenda yanabivuze biraza kuba ngombwa, ndabona n'itegeko nshinga rifite imbere ye, biraza kuba byiza ko tuva muri speculation agasoma iriya ngingo avuga, hanyuma tukamusobanurira ikivuga n'abandi bakumva ikivuga, abantu ntibayivugisha ikitavuga. Ngira n'umugisha kuba narabaye muri komisiyo yari ishinzwe kunganira inteko mu gihe cyo kuvugurura itegeko nshinga mu mwaka wa 2015. Ubu ntabwo tugifite amategeko nshinga yandikiwe mu Bubiligi cyangwa yandikiwe ahandi akaza mu ndege bagaturaho. Ibi bintu byanditse aha, iri tegeko nshinga ni ryacu, nitwe twaryandikiye, tuzi n'iki ibi byanditsemo bivuga. Niyo mpamvu rero ntabwo mvuga ngo abanyarwanda bose wenda bazaga kujyamo ahangaha muri komisiyo, ariko nibura abatari barimo cyangwa se abumva ibintu ko bidakwiye kuba bisobanurwa babimenye. Icya mbere wenda ndasubira inyuma gatoya kugira ngo tujye muri background y'iki kintu cyitwa power sharing. Power sharing ngira ngo RPF itangira urugamba rwo kubohozwa igihugu, muzi ko nyuma haje imishyikirano yatangiye hagati ya leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda, guverinoma ya Habyarimana n'umutwe wa FPR Inkotanyi. Imishyikirano yabereye Arusha ikaza kugenda izamo ingorane, ariko kimwe mu bigaragara mu masezerano ya Arusha yasinywe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 muri 1993, nyuma y'amezi abiri, ni ukuvuga ngo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 muri 1992 hasinywe ikindi kintu cyitwa protocole d'entente cyangwa se protocole hagati ya FPR Inkotanyi na guverinoma yari hari ku bintu bijyanye no gusangira ubutegetsi dans le cadre d'un gouvernement de transition à base élargie, ibyo bitaga guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Hanyuma ibigaragara muri iyo protocole yo ku itariki ya 30 z'ukwa 10 muri 1992 biragaragara yuko imyanya mu nteko ishinga amategeko no muri guverinoma yari yagiye igabanwa hakurikijwe koko amashyaka ya politike. Biragaragara aho bibona ko guverinoma yagomba kubigizwe n'abaminisitiri 20 n'umunyamabanga wa leta umwe. Ngira ngo FPR yari ifite imyanya 5, MRND imyanya 5, hanyuma izindi MDR yari ifite ministeri 3 ikagera na primature. Hanyuma hakaza PSD na PR zari zigiye zifite intebe 3 muri guverinoma, ndetse na PDC yari ifite umwanya umwe. Byose urabireba ako byari biteganyijwe. Ibyo biri mu ngingo ya 52 y'iyo protocole. Wajya mu ngingo ya 62 naho hagaragara uko bagabanya imyanya mu nteko ishinga amategeko ya mitwe ya politike. Amashyaka ya politike yari akomeye, no kuvuga MRND, FPR, MRND, PSD na PR, buri rimwe ryose ryari rifite abadepite 11. Ubwo noneho hakongeraho na PDC ototari iryo inteko ishinga amategeko, no kuvuga ibyo bitaga Assemblée nationale, yagombaga kuba ifite abadepite 59. Urumva uburyo bwo kugabana muri izo nzego. Le troisième pouvoir yo abacamanza, muzi ko par nature bo byitwa ko atari abanyapolitike batajya no mu mashyaka ya politike, nabyo byari kugerwaho. Igabana byari bigaragara, mbega no mu ngabo uzi ko hari umutwe hari 60% contre 40% no mu nzego z'umutekano. Ibyo ngibyo biza kunanirana, haba genocide nyuma yuko MRND yakomeje kuzana amananiza ari amasezerano ntashobore gushyirwa mu bikorwa kugeza Habyarimana apfuye. Nyuma FPR koko nkuko Frank yabivuze, habaye icyo bita declaration ya FPR, ndetse n'itangazo rya FPR, ndetse hashyirwaho ni nabwo abantu batangiye, igihugu cyatangiye ku kintu cyitwa itegeko shingiro loi fondamentale. Muri loi fondamentale biragaragara icyo gihe hashyizweho guverinoma ihuriyeho na FPR n'amashyaka ataragize uruhare muri genocide. ni ukuvuga ngo les forces politiques qui n'avaient pas participé dans le génocide, déclaration, ni ukuvuga ngo ibyari bigize iyo loi fondamentale harimo itangazo rya FPR Inkotanyi, harimo iyo convention hagati ya FPR n'amashyaka ataragize uruhare muri genocide, harimo igice cy'amasezerano ya Arusha, ndavuga igice kuko harimo nk'ibice nk'ibyarebaga MRND yari yagize uruhare muri genocide d'office yari yamaze kuvamo na za PDC. Donc ni ukuvuga ngo ni muri urwo rwego buriya munabona kuva muri 1994 urebye ba ministre b'intebe bagiye babaho
ugahera kuri Twagiramungu Faustin yari uwo muri MDR, uretse ko yari yananditse mu masezerano yarusha muri article 6 nk'izina rye ryari ririmo, take premier ministre désigné, avuyeho aho agendeye haje Pierre Celestin Rwigema nawe ava muri MDR. Pierre Celestin Rwigema nawe ahaviriyeho hajyaho Bernard Makuza nawe winjiye ku itike ya MDR, kandi MDR uziko muri icyo gihe periode yakomeza kugumana za ministeri y'ububanye n'amahanga, y'amashuri, y'itangazamakuru, so n'ayandi mashyaka za PSD, finance, agriculture, ndetse so urabona ukuntu amashyaka iriya spirit yisangira ry'ubutegetsi hashingiwe ku mitwe ya politike kugeza mu myaka y'ibihumbi 2000, loi fondamentale kuva muri 1994 kugera mu 2003 hajyaho itegeko nshinga, ubona igihugu cyari kiri muri iyo spirit. MDR yaje guseswa, MDR yaje guseswa mbere y'amatora ya perezida wa Repubulika mbere ya 2003 birumvikana, donc MDR yaje guseswa. Ntabwo nshaka kujya muri iyo dossier, ariko kuva icyo gihe nagira nkubwire ko bari aba premier ministre babayeho mbere yuko MDR seswa, babaye ba premier ministre, ureba urasanga bagenda bari abantu bakomokaga mu ishyaka. None se iteko nshinga akomozaho n'ingingo yasomye, donc noneho rero ubwo iyo yari background kugira ngo tuze kugera ahantu mbereka ko Frank ashobora kuba arimo kwiteranya ibihe, ntamenye naho tugeze. Noneho rero ubu ngubu iri tegeko nshinga avuga byaza kuba byiza iriya ngingo, noneho rero power sharing ubwabyo gusangira ubutegetsi muri iri tegeko nshinga dufite rya 2003 ryavuguruwe mu 2015. Nkuko bivuga gusangira ubutegetsi nta bwikanyize mu mahame remezo yo mu ngingo ya 10 birimo. Ingingo ya 62 ivuga ko perezida w'umutwe w'abadepite na perezida wa Repubulika batagomba kuva mu mutwe umwe wa politike. Icyo bivuze bivuga iki? Bivuze buriya harimo ya checks and balance cyangwa se ya equilibre igomba kuba kugenzurana kw'inzego. Niyo mpamvu mubona buri umutwe w'abadepite ufite ibyo bita contrôle de l'action gouvernementale, ibyo bita oversight, donc kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Muri uko kugenzura ibikorwa bya guverinoma, buryo umutwe w'abadepite ushobora gukora ibyo bita motion de défiance. Motion no kuvuga ngo gutakariza icyizere ministre w'intebe, guverinoma ye ikaba yegujwe, cyangwa gukuraho icyizere umuministre uwo ari wo wese mu bagize guverinoma, uwo muministre akaba obligé yo kwegura. Hanyuma perezida wa Repubulika muri yo contrepoids nawe agira icyo bita pouvoir de dissolution. Umukuru w'igihugu buriya nawe ashobora gusesa umutwe w'abadepite. Yumvikane ntago ari inteko ishinga amategeko kuko nka Sena yo ntiseswa. Kindi cya kabiri nanone Sena nubwo nayikora oversight, ariko Sena buriya yo ntabwo muri iri tegeko nshinga yemererwa kuba yakweguza guverinoma kuko ubwo bubasha ntibufite. So noneho rero urumva iyo niya equilibre hagati y'izo nzego zombi. Noneho judiciary nayo ifite ibyayo mu bijyanye no ku n'ibintu bijyanye no gusobanura ibyo bita ibisobanuro mpamo, interpretation authentique mu itegeko nshinga, kureba ko amategeko yose ashyirwaho ajyanye n'itegeko nshinga, ariko ubu ibyo bita contrôle a posteriori. Kugira ngo muzi ko nk'ejo bundi habaye urubanza, buriya ni muri context yo kuvuga ngo urukiko narwo rurareba rukavuga ngo ibintu inteko ishinga amategeko cyangwa guverinoma bakoze natwe dufite icyo tubivugaho, kuko ubundi kugenzura ko amategeko atanyuranyije n'itegeko nshinga, ubundi pratique hari muri droit constitutionnel no buryo bubiri, nibyo bita contrôle a priori mbere y'uko itegeko ritangazwa, cyangwa se contrôle a posteriori. Twebwe dufite contrôle a posteriori, no ngo itegeko ribanza rigatangazwa, hanyuma kuzagenzura ko nta ngingo zirimo cyangwa ubwo ari ryo ryose ritanyuranyije n'itegeko nshinga bigakorwa nyuma. Donc ubwo urumva twari muri iyo equilibre y'inzego. Hanyuma rero icyo nashakaga kuri rero kugeraho niki, kuba perezida wa Repubulika na perezida w'umutwe w'abadepite batava mu mutwe umwe wa politike, nta nubwo ibi bivuze ko necessairement perezida bivuze necessairement ko perezida wa Repubulika cyangwa perezida w'umutwe w'abadepite speaker bagomba kuba bava mu mitwe ya politike. Speaker ashobora kuba umuntu wiyamamaje ku giti cye, birashoboka nabyo, ashobora kuba nta shyaka afite. Ariko ngira ngo hose ho yagaragaje ikibazo, yagaragaje ikibazo cyane. Noneho rero reka tugere ku kibazo rero. Ibyo byose nari nkiri muri background yo kugira ngo abantu urebye mu buryo bwo gusasira nk'ikibazo nyirizina we yibaza ko afite. Igika cya kabiri cy'iyi ngingo kivuga ko perezida wa Repubulika
kivuga ko perezida wa repubulika ashyiraho, wenda mbere yo kugira ngo ntaza kumuvugira ibyo atavuze ubwe, nagira ngo niba ubyemeye wabanza yisomera icyo gika deni hanyuma tumubwire icyo kivuga. ahubwo niba nababyemeye kuko ni honorable, ni umudepite kubera yuko cyangwa se mu kimwe we watubwira uko ubibona nawe yaraza kutubwira. Noneho reka mbabwire rero, icya mbere mu mitwe ya politiki iri mu mutwe w'abadepite, kuvuga ko perezida wa repubulika ashyiraho abagize guverinoma, mu mitwe ya politiki iri mu nteko ishinga amategeko ni hamwe muho perezida wa repubulika ashobora gukura abaminisitiri. Cyo ni icya mbere. Ivugwa hariya nta jambo buryo twandika, ntabwo twananiwe kwandika ngo imitwe yose iri mu mutwe w'abadepite, ntabwo twananiwe kubyandika gutyo. Hanyuma ikindi cya kabiri, perezida wa repubulika icyo nagira ngo nkubwira aha nuko iyo yiyamamaza aba afite porogaramu politike, aba afite icyerekezo ashaka kuganishamo igihugu. Icya mbere rero perezida wa repubulika ashingiraho mu gutoranya abagize guverinoma ni ubushobozi, competence, kuvuga ngo uyu muntu afite ubushobozi buzatuma amfasha mu gushyira mu bikorwa porogaramu nagejeje ku baturage igihe niyamamazaga. Ari nacyo gituma iyi ngingo itamuzirika mu mitwe ya politike ivuga ngo n'undi muntu utari mu mutwe wa politike ashobora gushyirwa muri guverinoma. Icyo ni ikindi cya kabiri mugomba kumva. Hanyuma noneho n'ikindi cya kabiri, donc ikindi cya gatatu rero nanone, impamvu nakomeje kwensista ku kintu cyitwa competence. Iyi ngingo ya 62 mwumvize ko Frank yavuze ngo ingingo ya 10 ni ya 62, narebe ni y'ijana na 16. Ingingo y'ijana na 16 iha ibyo bita les prérogatives inattaquables, donc n'ububasha ndakumirwa bw'umukuru w'igihugu bwo gushyiraho abagize guverinoma. Ntabwo iri tegeko nshinga rivuga umubare wa za ministeri ugomba kubaho. Umukuru w'igihugu niwe ugena umubare wa za ministeri, niwe ushyiraho za ministeri. Ingingo y'ijana na 16 gika cya mbere iravuga ngo perezida wa katubanze turangize ya 62 ntabwo ujya kuyijana ntabwo nigeze nguca mu ijambo, reka ngira ngo hari abonye ko umaze akanya. Frank yihangane tumuhe minister umunota umwe, ashobora kutuyobora umunota umwe, none tuzogara kuri iyo ngingo. Reka okay, umunota umwe minister, umunota umwe. Yes, reka turangize. Icya mbere dore ni nacyo cya kibazo afite. We afata ingingo imwe akayisoma asa n'uwikinze inyuma y'irido, kandi itegeko nshinga risomera nawe urasimbuka ingingo, nawe ukora ingingo ufite ikibazo, nawe uragifite urasimbuka ingingo. No, sirito pore ntacyo. Umunota umwe tuzogara kuri Frank. Umunota umwe wowe kunce mu ijambo mbana. Okay, reka tumunota. Ingingo y'ijana na 16 ivuga iki rero? Ivuga ko minisitiri w'intebe mu gika cya mbere atoranywa agashyirwaho kandi agakurwaho na minisitiri agakurwaho na perezida wa repubulika. Hanyuma abandi bagize guverinoma bashyirwaho na perezida wa repubulika amaze kugisha inama minisitiri w'intebe. Noneho reka nkubwire rero za incoherence za Frank ahantu ziri. Ubu mu nteko ishinga amategeko turamutse dufite aba ministeri 40, nako turamutse dufite amashyaka 40. Amashyaka 40 ari mu gihugu, kandi birashoboka kuko nta limite twashyizeho umubare w'amashyaka tugomba kugira mu gihugu. Aya mashyaka yose akaba ari mu nteko ishinga amategeko. Niba Frank yibaza ko ishyaka ryose riri mu nteko ishinga amategeko rifitemo imyanya cyangwa umwanya rigomba kujya muri cabinet, iki gihugu cyagira cabinet y'abaministeri bangahe? Cyo ni cyane. No, let's move termine. Ikindi cya kabiri, ntabwo gushyiraho abaministeri iyo ushyizeho ministeri bifite budget implication. Ntabwo perezida wa repubulika yashyiraho abaministeri ngo ashyireho na ministeri ushinzwe WhatsApp gusa cyangwa ushinzwe social media ngo kugira ngo amashyaka yose ari mu nteko mu mutwe w'abadepite ngo kunda ajye muri cabinet. Bigira budget implication. Iyo ushyizeho ministeri arahembwa. Ntabwo wageraho ngo uzagire na ministeri udafite ikintu akora. Hanyuma ikindi cya nyuma ngarutse muri 62 ye yararimo, baravuga ngo hakurikijwe imyanya iri shyaka rifite mu mutwe w'abadepite. Ntabwo itegeko nshinga rivuga ngo iyo myanya ni ngahe. Urebe neza ingingo ya 62 gika cya kabiri, ntabwo rivuga ngo iyo myanya ni ngahe, umubare w'iyo myanya nabyo biri à la discrétion du chef de l'État. Hanyuma noneho pour terminer, igikuru muri power sharing nuko ishyaka ryagize amajwi menshi, ryagize imyanya myinshi, ritarenza 50% by'abagize guverinoma. Kandi kugeza ubu ngubu dukurikije cabinet dufite nuko ibintu bihagaze ubu ngubu,
iryo hame ry'uko RPF as a ruling party itigeze irenza 50% iryo hame rirubahirizwa. Donc par conséquent ingingo iri tegeko nshinga rirubahirizwa uko riteye 100%. Urakoze ufashe umwanya munini nibyo kandi byari ngombwa no kunyura muri ayo mateka yose, ariko Frank nawe reka tuguhe umwanya uhagije. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mateko aravuga yuko ibintu murimo muvuga murimo mutazi igihe muvugiramo kuko ahari mwaba mwibagiye igihe turimo wenda ukurikije nari amateka mwebwe murabivuga biki? Icyambere yibeshe cyane ko we nk'umuntu ushinzwe kubahiriza itegeko ntawe yagomye gukoresha amagambo nkayo atafite n'icyubahiro. Nicyo cyambere. Icya kabiri nanjye birantangaje kubona umuntu ushinzwe kubahiriza itegeko ahubwo asa nkaho itegeko atarimo kuryibuka neza, kuko turebye itegeko tusomye za article ko zimeze urebye ingingo ya 62 twavugaga nkuko yarabivuze ngira ngo kanyisome yego yisome kugira ngo have ubwo rujijo. Kandi ikindi namwibutsa n'uwo yavuze ngo bariyanditse ntabwo ari itegeko ryabo cyangwa ryiwe, ni itegeko ry'abanyarwanda kuko nitwe twaritoye. Mwakoze akazi ko kuryanika twarabashimiye ariko ni iryacu ko twabanyarwanda twese twaritoye kandi turigenderaho. So ntabwo ushobora kuvuga ngo ni iryawe, ni iryacu twese. Noneho kandi niba yacu twese wavuze ngo mwararyanditse mwabyanditse nkaho yavuze ko yabaye muri iyo komisiyo yafashe inteko. So article ya 62 iravuga ngo isaranganya ry'ubutegetsi, gusaranganya ubutegetsi byubahirizwa mu nzego za leta hakurikijwe amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10 y'iri tegeko nshinga n'ibiteganywa n'andi mategeko. Ingingo ya 10 ngira ngo twayivuzeho. Akace ka kabiri, perezida wa repubulika na perezida w'umutwe w'abadepite ntibashobora guturuka mu mutwe umwe wa politike. Agace ka gatatu, abagize guverinoma batoranwa mu mitwe ya politike hakurikijwe imyanya yayo mu mutwe w'abadepite. Ingahe? Icyakora umutwe wa politike wabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite ntushobora kurenza 50% y'abagize guverinoma. Akandi kongerwaho ntibubujije ko n'abandi bantu bafite ubushobozi bashobora gushirwa muri guverinoma. Tugarukiyaho kuri iyo ngingo. Kantankanyi sobe ndangiza nakanyuma. Mu nteko ishinga amategeko hitagwa ku guhagaririrwa kw'ibyiciro bitandukanye nkuko biteganywa n'iri tegeko nshinga n'andi mategeko aho bavuga abagore urubyiruko n'abafite ubumuga. Noneho nsubiye inyuma kuri iyi ngingo turebye ibiteganyije mu tegeko nshinga tutagiye muri za interpretation kuko Minister Evode ntabwo ari wowe ukora interpretation y'itegeko nshinga bikorwa n'urukiko rw'ikirenga. Ibyo arimo kuvugana ibitekerezo byiwe bitafishingiye ku itegeko. Tuvuze ibyanditse ku itegeko cyo cyana lettre y'itegeko biteganya yuko icyambere hano ibyavuzwe ni yavuze ngo perezida republika na perezida w'umutwe w'abadepite bashobora kuba independent. Yego bashobora kuba independent ariko ntabwo ari byanditswe hano. Ibyanditswe hano nuko batashobora kuva mu mitwe ya politike umwe. Nuvuga ngo niba umutwe wa politike mu perezida republika FPR Inkotanyi perezida w'inteko ishinga amategeko ntashobora kuva muri FPR Inkotanyi agomba kuva mu wundi mutwe wa politike. Ibyo byanditswe. Nje ndavuga ibyanditswe. Mu itegeko nshinga ya Republika y'u Rwanda. Itegeko nshinga kandanyize kuvuga. You nini utayimuze se? Kandanyize kuvuga nje ndavuga itegeko ya nshinga ya Republika y'u Rwanda ngiri. Ça c'est le droit ni matière à interprétation mon ami. Ntabwo ari ufite uburenganzira bwo gusobanura itegeko. Icya kabiri abayize guverinoma batanya mu mutwe wa politike hakurikijwe imyanya yayo mu mutwe w'abadepite. Nuvuga icyo nicyo cyanditswe hano. Icyambere gishirwaho nuvuga ngo abagize guverinoma bava mu mitwe ya politike hakurikijwe imyanya yayo bafite mu mitwe y'abadepite hakurikijwe. Noneho ingaheze ibyo nibyo byanditswe hano. Nuvuga ngo perezida republika perezida republika umwanya ari hangane gato asoza igitekerezo cye. Perezida republika abanza yaje gushaho guverinoma abanza kurira mu mitwe ya politike iri mu nteko ishinga amategeko n'umutwe wa politike urimo. Ariko umutwe wa politike nuvuga ngo watsinze n'igihe birashoboka ko perezida republika umutwe wa politike utatsinda abadepite ariko bavuga umutwe wa politike watsinze mu majwi mu mutwe w'abadepite nureza 50%. Noneho ubwo nuvuga ngo ibyo nibyo biteganyije mu itegeko ariko nabo bibubuje perezida Pablo kuba yatoranya undi mu mutabi mu Honorable Frank mukanya mwari umaze kubwira Minister Evode ko nta burenganzira afite bwo gusobanura cyangwa ko interpreta itegeko nshinga ko hari urwego rubishinzwe. None ko namva namwe mu by'interpreta mwebwe oya twebwe turasoma itegeko uko bimeze twavuga ati twebwe turabona iyi ngingo itarimo kubahirizwa neza nicyo tuvuga. Noneho we ntabashaka kuzana ibitekerezo bakuye mu ijuru ntabwo yagombye kubizana hano atubwire iki ngingo ivuga. Okay mukanya turamugaruka reka mbaze kubaza ikibazo kimwe. Nzi ko bamwe ihuriro ry'inyungurana n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda iri rahuriro riganira ku bibazo by'ingutu biremereye igihugu. Ntutekereza ko kibari ikibazo gikomeye cyane wigeze ukiganiraho n'ari rahuriro nyungurana n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda? Ese kuvuga ko ari ikintu gikomeye kireba itegeko nshinga ubushize bigeze no gutanga ikirego
waba warabigejeje muri ubwo buryo bwombi bubiri narimbajije? twebwe icyambere mu ihuriro nyunguranabitekerezo n'imitwe ya politike naryo riri muri iri tegeko nshinga. Muri itegeko nshinga riteganya ihuriro nyunguranabitekerezo n'imitwe ya politike niyo riteganya n'ibi byo gusaranganya ubutegetsi. Oya ndabaza mwigeze mutanga igitekerezo muri ihuriro? Twavuze background yuko ukuntu byaje nawe minisitiri yabisubiyemo, ariko nanjye nari nabigaragaje yuko ntabwo ari ibintu byatangiye ubu, byatangiye no mu masezerano yarusha. Ariko tuvuge ibyo tuzi twebwe cyane cyangwa ibyo twavuga FPR Inkotanyi yubahirije ni ukuva icyana kandi maze gufata ubutegetsi, kuko yari gushaka gufata byose, ariko yakomeje kubyubahiriza. Ndetse na nyuma yaho nubwo yavuze ngo ndimo kuvuga igihe kitagirimo, iri tegeko nshinga ryajeho nyuma y'inzibacyuho, ryaje 2003 ariko riza kuvugurwa 2015. Icyo gihe ibyanditsemo ni ibintu bishasha bimaze imyaka tuvuge 2 cyangwa 3 bimaze. Nuvuga ngo byo biri mu gihe cyabyo kandi biri mu tegeko nshinga twese twemeye. Icyo nabazaga Honorable Frank mbere ko tugera kuri Minister Evode, ko iki kibazo muvuga numva uko kivuga ari ikibazo gikomeye cyane kireba itegeko nshinga, kandi ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike namwe mwera abanyamuryango riganira ku bibazo nk'ibi ngibi, mwigeze mubiganiraho muri iri huriro? Ntabwo turabiganiraho kubera ko mu huriro habaho gahunda z'ihuriro n'ibiganiro uko bikorwa muri ihuriro, ntabwo kiraba ikibazo cy'ihuriro ngira ngo, ariko bibaye na ngombwa twakiganiraho, nta kibujije ko twakiganiraho, ariko mbura ntawe nari ngombwa ko kiganirwaho kuko byanditse mu itegeko nshinga, nta mpamvu yo kujya kubiganira mu ihuriro kandi byanditse mu itegeko nshinga. Ni ukuvuga ngo ikisaba gusa icyo twakoze akazi kacu ni ukwibutsa gusa iyi ngingo, kuko kandi tugenda mu mibare nubwo yavuze ngo n'abari muri guverinoma ngo ingingo irubahirijwe, tubaze neza mu minisitiri 26 harimo n'abanyamabanga ba leta, urebye neza imibare yabo bose abarimo ushobora gusanga FPR irengeje 60%. Abibaze neza. Gute kuko ashasi yabikora ko wari ubishinzwe. Ntacyo bitubwire ndawo warabisesenguye. Bitubwire ukuntu bimeze. Ndavuga urashobora. Nuvuga ngo tushase twareba kuri site. Ibyo byose hari ikintu speculation. Turebe kuri site ya privatire. Reka mbubahe namwe mwubahe kino kiganiro twubahe n'abadukurikira. No kuvuga ngo niba dutanze amakuru akwiye kuba afite icyo ashingiye. Niba uvuze ngo 60% ntabwo tugomba kuyobya abadukurikiye, bitwereke uduhe ibimenyetso. Nuko gusa ngira ngo maybe ntabwo twabiteguye ngo tuvuge amazina kanaka, ariko turebye umubare w'abaminisitiri bari muri guverinoma, tukareba n'abendepanda barimo n'indi mitwe ya politiki iri muri guverinoma, dushobora gusanga abandepanda ntabwo tubazi neza, ngira ngo niho ushobora kuba nakwibeshaho gace kubendepanda. Aho se Minister Evode ntiyahisemo ishaka buriya nawe, nubwo avuga ngo ni indepanda. Minister Evode nawe ngira ngo afite ishaka iriheze uraza kuri tubwira. Okay, wenda ninjye ndimo mbaza muri ikibazo, ariko kuri cyo ngicyo uragisubirana icyo waruvuze, ntabwo uragitekereza? 60% urayisubirana? Okay, Minister Evode, umaze kumva ibyo Frank arimo avuga, asobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari icyo washaka kongeraho? Ngira ngo gize neza gusubirana ibintu yaravuze bitagira ireme, bitafite na evidence cyangwa bitagira fact, ariko icyo nagira ngo mvuge amategeko ko nicyo kibazo, ko Frank ndabizi wize ibindi ntabwo uri umunyamategeko, ariko ushobora kandi ntabwo bivuga ko abanyamategeko ari bo bonyine bize cyangwa bafite ibyo bazi, ariko nibura mu kiganiro nk'iki uri umunyapolitike uyoboye ishyaka, ushobora kuzajya witwaza n'umujyanama wawe mu by'amategeko muri deba nk'izi, ariko kuza muri deba nk'iyi, deba y'amategeko, baza kujya impaka n'umunyamategeko ubuje kwiyahura, niko nakubwira, kuko nibyo urimo gusobanura ndabona byakugoye. Ariko ngira ngo Minister Honorable Frank aratanga ibitekerezo bye ku butumire twamuhaye, ntabwo wavuga ngo kwiyahura. Reka twumvikane. Icyambere kigomba kumvikana hano, reka ngohe n'ikindi kintu buriya Frank kiri behind iriya ngingo yari arimo gusoma. Uzi ko Perezida wa Repubulika ashobora gushyira muri kabineti umuntu ukomoka mu ishyaka ritari no mu nteko ishinga amategeko, ariko icyo yarebye atari ukuba uwo muntu ari mu ishyaka, ahubwo ari competence, ari ubushobozi. Nanone ushobora no kuba uri no mu nteko ishinga amategeko, Perezida wa Repubulika ishyaka ryawe rishobora kuba ari no mu nteko ishinga amategeko, Perezida wa Repubulika akagushyira muri kabineti, nanone icyo yakonsiderinze atari ishyaka ahubwo ari competence. Ni nayo mpamvu mvuga ngo donc nukuvuga ngo either ushobora kuba uri mu ishyaka ariko ukajya muri kabineti, president icyo yarebye ari ubushobozi, atarebye ko ukomoka mu ishyaka, kabone no kwiryo shyaka ryaba ritari mu mutwe w'abadepite. Nanone ishyaka ryawe rishobora kuba riri mu mutwe w'abadepite, president akagushyira muri kabineti atarebye
atitaye ku kuba ukomoka mu ishyaka nanone ahereye ku cyo uzafasha mu kwemplementinga mu gushyira mu bikorwa ya gahunda yemereye abaturage igihe cyo kwiyamamaza. Hanyuma noneho rero ikindi cya kabiri ngira ngo Frank ashobora no kuba atumva neza cyangwa se akaba akizi yirengagiza nk'umunyapolitike, nuko perezida wa repubulika buriya iyo yiyamamaza navuze ko abafite porogaramu ikitwa ya guverinoma. Muri guverinoma ntabwo bakora nko mu nteko. Guverinoma bakora mu buryo bwa koleje. Ibyemezo cabinet ifashe byitwa de decisions ziri collegiale. Nubwo waba wowe muri cabinet, muri deba za cabinet hari ibyo utemeraga cyangwa hari ibyo wabona gukundi, ariko icyemezo gifashwe kiba ari icyemezo cya koleje, kiba ari icyemezo kiri decision collective. Ni nabyo bita responsabilité collective byo kuvuga ngo cabinet ni imwe. Noneho rero cabinet akazi kayo ni ugushyira mu bikorwa. Nk'ubu dufite gahunda porogaramu ya guverinoma y'imyaka 7. Iyo porogaramu ya guverinoma y'imyaka 7 ni ya porogaramu perezida wa repubulika yagaragarije abaturage igihe yiyamamazaga. Igihe perezida wa repubulika yiyamamazaga, Frank nawe yari arimo kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika, sibyo? Kandi porogaramu ya Frank yari itandukanye n'iya kandi Frank yaratsinzwe. Yes, ntabihakana. Ntabwo ari ugutsindwa gusa. Ntabihakana. Kandi noneho porogaramu ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'iya Frank byari bitandukanye, sibyo? Noneho reka tuvuge wenda ko Frank nyine ararekarama kujya muri guverinoma. Aramutse arimo yaba ari mu uhe murongo? Yaba ari mu murongo wa porogaramu ya nyakubahwa perezida wa repubulika, cyangwa yaba ari muri wa murongo we yari afite igihe yiyamamazaga kuko nawe yari umukandida? Kuko ishyaka rya politike akazi karyo, hari umuntu wigeze kuvuga hano ngo ishyaka rya politike ntabwo ari ishyirahamwe ryo guhinga amateke. Avec raison. Iyo ushinze ishyaka rya politike uba ushaka gufata ubutegetsi ngo uyobore igihugu, kandi icyo gihe uba ufite porogaramu were ushaka kwerekezamo igihugu. Uko mbizi porogaramu ya perezida wa repubulika mu nteko ishinga amategeko zose hashobora kubamo opposition, hari nabo bita chef de l'opposition, byo ni ibintu bizwi. Ariko noneho muri type ya guverinoma dufite, twebwe dufite iyi system ya demokrasi yacu ni demokrasi consensuelle iri inclusive, izanamo buri wese. Niyo mpamvu basetinga bakavuga bati ishyaka ryatsinze ntirirenze 50%, kuko ahandi muri za demokrasi occidentale iyo watsinze utwara byose, ayandi mashyaka akajya muri parking akarindira akazagutsinda cyangwa ukongera ukayatsinda, ariko ntabwo ujya kureba n'abatsinzwe ngo musangire. Nuvuga ngo rero uyu mwihariko w'u Rwanda ni nawe utuma Frank ari mu nteko, kuko Frank power sharing wakwibaza ngo mu nteko ho yagezemo gute. Erega ari mu nteko muri context ya power sharing, ari mu nteko mu rwego rwo kuganira we na Green Party n'andi mashyaka yose bahuriyemo atari RPF, agize ibindi bice 50% ba sharing na bya byiciro by'abagore by'abamugaye n'abandi. Ibyo nabyo biri mu murongo wa power sharing. Gusangira ubutegetsi rero ntabwo bireberwa muri cabinet gusa, nicyo Frank agomba kuvuga. Hanyuma noneho n'ikindi cya kabiri rero kiriya twavugaga ngo hashingiwe ku myanya umutwe wagize mu nteko, wabonye ko iri tegeko nshinga ritavuga ngo iyo myanya ni ingahe. Ni ukuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika wenyine mu bushishozi bwe asa discretion iri tegeko nshinga ryarabimusigiye, kuko ntabwo iri tegeko nshinga ryigeze rigenda ngo ishyaka rigomba kuba rifite imyanya yeneye. Hari n'ikindi kintu nanavuze, nababwiye ko itegeko nshinga ritavuga umubare wa ministeri igihugu kigomba kugira. Ministeri ni perezida wa repubulika uzishyiraho. Nigeze kuguha urugero nti muri iki gihugu turamutse tugize amashyaka 40, kandi ayo mashyaka 40 ukajya usanga buri shyaka rifite nk'imyanya 2 mu nteko. Ese wakwibaza ngo twagira aba ministeri 40? Wabimbwiye iryo ni hurizo. Nukuvuga ngo ni hurizo bishatse rero kuvuga yuko gushyiraho guverinoma biba mu bubasha bwa perezida wa repubulika. Reka ndibaze Frank, reka ndibaze Frank ariko mbijyanishe n'iki kibazo. Honorable Frank, rwose muri rusange uri ishyaka koko riharanira demokarasi, ngira ngo ufite uburenganzira bwo kugaragaza n'ibitekerezo byawe nubwo byabinyuranye n'ibyo ntekereza n'ibyo Minister Ivoda atekereza, ariko icyo nshaka kuvuga nanone bigomba gushingira ku kuri kugira ngo koko abantu nabo tubajyana ahantu hafatika hanasobanutse. Icyo nshaka kubaza, ibi bitekerezo by'uko imyanya idasaranganyijwe nk'uko muvuga bidakwiriye, ni igitekerezo cya Green Party gusa cyangwa hari andi mashyaka mu biganiraho? Ikindi cya kabiri nkubaza, wowe ubaye ushyiraho abagize inama y'abaminisitiri wabigenza ute? Uko dufite imitwe ya politike mu Rwanda 11, hari n'abanyarwanda abandi bafite ubushobozi, cyangwa se yabinarenga nk'uko yabivugaga, ibibaye irenga wabigenza ute kugira ngo buri mutwe wa politike ugire abantu muri guverinoma? Ni ukuvuga ngo icya mbere perezida wa repubulika niwe murinzi mukuru w'itegeko nshinga, icyo bita guardian of the constitution cyangwa custodian of the constitution. Ni ukuvuga niwe murinzi mukuru w'ikirenga w'itegeko nshinga.
nuvuga ngo niwe ufite iyo nshingano ya mbere yo kureba ko itegeko nshinga ryubahiriza kuko iyo ayobora kuri iki tegeko nshinga n'andi mategeko nuvuga ngo ibyo turabizi yes twe kumwibutsa nta cyaha kirimo biri mu nshingano yacu kandi n'icya kabiri mumwibutsa mute Frank mumwibutsa kuko turimo kukwibutsa n'ubu turimo kubiganiraho nuvuga ngo muza mu kiganiro cyangwa mugaca kuri Twitter mukamwibutsa ibi byose n'ubyo turimo gukora mwibutsa se ubwo yaribagiwe ni ukuvuga ngo ibyo turimo gukora byose turimo kwibutsa itegeko nshinga uko rimeze dusubiza ibibazo twari tubaje noneho navuga ati icya mbere umuntu ashobora kuvuga ntabwo tujya kwiha uburenganzira bwo gukora interpretation y'itegeko ariko tuvuge ko turamutse tuyihaye tugerageje kuinterpreta ushobora kuvuga yuko imitwe ya politiki bavuga ihagarariye mu nteko niyiyamamaje ni ukuvuga ngo imitwe ya politiki yiyamamaje ikatsinda ikajya mu nteko ukurikije kuri liste ya komisiyo y'amatora iyo niyo ya mbere ugomba gushingiraho nk'uko tubizi mu Rwanda hari na koalisiyo y'umuryango FPR Inkotanyi abantu bagiye kuri liste yayo ubwo turabizi ko bamwe bari muri guverinoma ariko noneho mu mitwe ya politiki yiyamamaje mu Rwanda ni 5 iyo tuzi twese imitwe ya politiki 5 mu muryango FPR Inkotanyi hari PSD hari PL hari Green Party na PS Imberakuri ni ukuvuga ngo turebe mu mitwe ya politiki yiyamamaje ni imitwe ya politiki 2 iri muri guverinoma ni ukuvuga ngo umuryango FPR Inkotanyi na koalisiyo yawo na PSD ifite imyanya 2 muri guverinoma ni ukuvuga ngo indi mitwe ya politiki 3 ntabwo irimo ubu ni ukuvuga ngo icyo gihe tubona tubibonye turebye mu ndorerwamo zacu nk'abanyarwanda baharanira ubutegetsi cyangwa baharanira nuko itegeko nshinga ryubahiriza cyane cyane ziriya ngingo zijyanye gusanga ubutegetsi tusanga yuko yego ibyo ndimo kuvuganye tureba ingingo ya 10 y'itegeko nshinga n'iya 32 dusanga yuko 16 se kuyisiga turayigeraho kandi ariho hari ububasha bwa president bwo gushyiraho guverinoma iyo reka tuze kwigarukaho n'ubundi wamugana iyo niyo wavuze izo nasomye none ndimo kugusobanurira nabanza kuri imitwe ya politiki yiyamamaje ni ukuvuga ngo deja hari imitwe ya politiki 2 muri guverinoma yiyamamaje hari indi 3 itarajyamo iyo niyo nabanza gushyiramo noneho nyuma yaho nkafata n'abandi bantu bafite ubwo bushobozi ku giti cyabo cyangwa se mu yindi mitwe ya politiki muri coalition yanyu nayo nkayishyiramo ariko ufite amashyaka 40 yose bashyira muri guverinoma yamuse yose yiyamamaje agatsinda none se niba itegeko nshinga riko gutegeka kuki utabikora nsubiza icya kabiri niba itegeko nshinga riko gutegeka none se itegeko nshinga waba uri hejuru y'amategeko se nsubiza icya kabiri niba mwari twese tukayandika guma kubyubahiriza Frank ni mbaza ibibazo nsubiza icya kabiri ibyo muvuga byo gusaranganya imyanya nkuko mubivuga ko hari intera bwe kugeraho nimwe nka Green Party ni we Frank ni Green Party yose cyangwa hari andi mashyaka mu bihuriyo twebwe cya mbere nk'ishaka twakoze inama ya biro politiki y'ishaka mu kwezi kwa 2 gusoza kurangira muri uyu mwaka abarwanashaka bishaka babisaba yuko bifuza yuko bino byakubahirizwa ndetse neje bundi muri ku kwezi mutariki 20 z'ukwezi kwa karindwi naho inama ya biro politiki y'ishaka yateranye hano i Kigali bongera babisubiramo turabivuga nuvuga ngo ibyo twavuga iby'abarwanashaka ariko icyo tuzi andi mashaka iyonze PS Imberakuri twaganiriyeho nabo turumva ko turi mu murongo umwe kuko ushobora kuba ubwo aho niba mvuze abonzi abandi simbizi ariko icyo nzi ari Green Party na PS Imberakuri twese turifuza ko iyo tegeko ryakubahirizwa Minisitiri Evode bavuga ko hari indi ngingo arimo adakomozaho cyane wenda watwibutsa ibiri muri iyo ngingo ariko n'iki kintu arimo avuga cyuko bo icyo bashingiyeho ari tegeko nshinga kandi barimo kwibutsa ubona ari bwo buryo bukwiye bwo kwibutsa cyangwa se warunavuze uti ese ubundi baribagiwe hari ikibazo kimwe ntekereza ko gikwiye gusobanuka ingingo y'ijana urumva itegeko nshinga riba rimwe ni itegeko nshinga rimwe ntabwo rero ushobora gufata ingingo imwe ngo uyicomoremo uyisome mu buryo buri isolated mu buryo buri izore ingingo iyo usoma itegeko nshinga urisoma ukora ibyo haraho ugera ugakora ibyo bita lecture parallele ni ukuvuga ngo gufata ingingo imwe ukayishyira aha iyindi ukayishyira aha ukavuga utari kwiza ingingo zipfana iki nta kuntu wavuga ko ingingo ya 62 iriya y'igika cya kabiri nta kipfana n'116 ari ivuga ububasha bwa nyakubahwa perezida wa repubulika mu gushyiraho abagize guverinoma hariya gusinya 62 isa naho yerekanye kuba perezida wa repubulika ngo dore bimwe mu byo wakwitaho ugiye gushyiraho kabinete ariko ingingo y'116 yo iravuga ngo ministre w'intebe niwe premier ministre atoranywa ashyirwaho kandi agakurwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika abandi bagize guverinoma bashyirwaho na perezida wa repubulika amaze kugisha inama ministre w'intebe
niyo mpamvu nigeze kukubwira ko iri tegeko nshinga ritagena umubare wa za minisiteri igihugu kigomba kugira. Minisiteri ni perezida wa repubulika uzishyiraho, agashyiraho n'abaziyobora. Nakubwiye ko kandi za minisiteri zinajyanye n'ubushobozi bw'igihugu, kuko nakubwiye ni ntabwo wagira minisiteri 50 cyangwa minisiteri 100 ngo nuko ufite amashyaka 100 yose agiye ari mu nteko ishinga amategeko. Donc nukuvuga ko ikigaragara iyo ushyizeho minisitiri agira budget, minisitiri agira sare, agira umushahara, abandi bakozi bazakora muri iyo minisiteri bagira umushahara, bagira n'ibindi bibagenerwa. Ni nabyo nababwiraga nti turamutse tugize amashyaka 50 ntabwo perezida wa repubulika yashyiraho abaminisitiri 50 mu gihugu kingana gutya, kuko ntabo dukeneye. Kiretse niba Frank yumva koko umuntu yagishyiraho na minisitiri ushinzwe WhatsApp, ushinzwe Facebook n'ibindi biri aho ngaho bitagira. Oya ntawe ariko mbyumva. Donc Frank rero we yanavugaga ati niba ari ku itegeko nshinga ribivuga ubwo niko biri, ariko ntabwo ari itegeko nshinga rivuga. Ni naho ikindi cya kabiri, Frank nanone araha preséance amashyaka ya politiki kuruta guha preséance ubushobozi. Ikindi cya kabiri ndimo no kwibaza, we na PS Imberakuri hari ikibazo atashubije. Ariko PS Imberakuri yivugira kuko ntabwo twatumiye. Ariko wenda ntabwo kuko nabo twarababajije ibitekerezo byabo, nibaza ko bidahuye 100%. PS Imberakuri icyo batubwiye ahantu bashaka, bavuze mu nzego z'ibanze. Nabwo abantu twari twatumiye hano bavuze ko inzego z'ibanze nazo zifite uburyo amatora yaza. Reka PS Imberakuri ntabwo yari yaguha, keretse niba we yaraguhaye verisiyo yari. Umva reka mbabwire mwese. Reka ndagize. Ntabwo na discuta position ya PS Imberakuri, reka tu discuta ya Frank yazanye hano kuko ni nawe tu. Ya nibyo byiza. Ni ukuvuga ngo rero n'ikibazo nakomeje kumubaza, namubajije nti uyu munsi twebwe turi muri guverinoma dushyira mu bikorwa ya porogaramu nyakubahwa perezida wa repubulika yagejeje ku baturage igihe yiyamamazaga. Sibyo? Frank ari muri kabinete yaba arimo gukorera ku wuhe murongo? Erega Frank arimo kwitiranya za guverinoma zavuye muri krize za zindi zavuye mu mishyikirano, sibyo? Akazitiranya na guverinoma yavuye mu matora, guverinoma yashyizweho n'umukuru w'igihugu watowe. Arimo arayitiranya na bya bindi bya kera. Niyo mpamvu nabihereyeho kiriya gihe bararebaga bakavuga bati igihugu kiri muri crisis, nta bushobozi bwo kuorganiza amatora buhari, ntabwo dushobora gutora ngo tumenye ngo ishyaka rifite imbaraga cyangwa leta zifite nirihe, byanga bikunda amashyaka hari twicare tugabane hanyuma dushyireho en gouvernement négocier. Donc za guverinoma zavuye mu mishyikirano uzishyiramo abantu bakomoka mu mitwe ya politiki itandukanye. Akenshi iyo guverinoma ikunze no kuba paralize, kuko akenshi ntabwo ibigira umurongo, kubera yuko uzasanga ufata bafite uyu murongo, aba bafite uyu murongo, aba bafite uyu murongo, ukabashyira hamwe muri guverinoma igomba kuyobora igihugu avec la responsabilité collective n'umurongo umwe, kuko guverinoma ni one direction. Urakoze cyane. Guverinoma ni one direction. Ntabwo ushobora kujya muri cabinet, wowe ufite direction itandukanye. Nibyo urakoze cyane. Ni ya president Frank ari mugenzi wawe umudepite warumbwiye ngo nkubaze ngo ese ko wabonye imyanya mu nteko ishyaka ryanyu, ubwo nibyo yavugaga ngo president yarashyizeho cabinet, ubwo ninde uzakuraho kugira ngo ujye mu cyo cyari kimwe, ngira ngo yarabajije ariko nonaga n'ibintu ushaka kuvuga nawe. Kamaze subize ku ya Minister Vode, ariko ikindi nakwibutsa kumpamagara mu izina cyane kandi uzi ko ufite amatitire menshi cyane, nabyo uze kubikosora honorable minister, kandi urayazi amatitire ufite kwangana. Okay. Uze kubikosora ubwo nawe urabyumvise ngira ngo icyo ni kimwe. Noneho nsubiye ku kindi na doctor n'iki byose urabyumva ngira ngo noneho Minister Vode, Minister Vode icyo yacyemeye yavuze ko agiye kwita mu cyubahiro cyawe. Honorable Frank Dr. Yes. Nukuvuga ngo icyo navuga cya mbere avuga ngo turitiranya ibihe, ntabwo turimo kwitiranya ibihe, kuko itegeko shinga twaritoyeje bundi mu 2015 kandi ibyo turimo gusoma byanditse mu itegeko shinga. Nukuvuga ngo ndakeka neza ko twese abanyarwanda twese twabitoye tubyemera. Ndabyemeje na kwishana biri mu itegeko shinga. Ibyanditse muri za article ntabwo tubivuga ngo tuvuye muri krize y'intambara, twayivuyemo mu 2003 do tuvuye mu zuba cyuho. Nukuvuga ngo ibyo turimo ni ibintu biri current bigezweho. Icyo ni kimwe. Wenda sako turangiza icyo yo kuvuga ngo ni ibya kera, ntabwo ari ibya kera, ni iby'ubu kuko twabitoye twongeye kubitora 2015. Iyo byari ko bitari ngombwa twari ko iriya ngingo wavuze ko atoranya mu mitwe ya politiki, ariko icyo kuvuga ngo yose birashoboka ko imitwe ya politiki yose yavamo, kuko n'ubundi abariho bavuye mu mitwe ya politiki. Uko tuzi guverinoma y'u Rwanda hari abavuye mu mitwe ya politiki, hari n'abadafite amaparti politiki bavamo bitewe n'ubushobozi bwabo. Byibura icyo ngicyo turakiza. None wumva ko buri mutwe wa politiki wose wavamo abaministre n'abanyamanga ba leta? Ariko icyo nari nasubije yuko perezida wa repubulika ukurikije ingingo 32 iko iteganyije iyo agiye gushyiraho guverinoma abanza ku mitwe ya politiki. Sibyo?
ngenda asoma ingingo y'itegeko ntabwo ni kuvuga ibyanjye rero minisitiri yifasha ashaka kuvuga ibyiwe nta kibazo ngenda avuga ibiri mu ngingo abanza ku mutwe wa politike agakurikiza ku mutwe wiwe ntarenza 50%. Icya gatatu cya nyuma nibwo ashobora gufata kundi muntu ntabwo ari wo muntu undi muntu ari wo ubanza ufite ubushobozi nubundi se ufite ubushobozi aza ku munota wa nyuma kandi ari nagaragaje ati njyewe ndi gukora umuntu ashinze ishyaka ririmo abantu bari incompetent batazagira icyo bafasha president mu implementinga program yabashyira muri cabinet. Ni ukuvuga ngo turareba itegeko nshinga icyo riteganya. Competence nicyo kibanza. Ushobora kuvuga ngo ari umutwe wa politiki utafite competence. Nta mushobora gushinga itegeko batafite ubushobozi. Abantu bose bafite ubushobozi, imitwe ya politiki yose ifite ubushobozi. Nta mutwe wa politiki n'umwe utafite ubushobozi. Ubushobozi ni president wa republika ubureba. Nyine uvuze competence, turavuga ubushobozi bwa competence. Competence uravuga ubumenyi. Buri bose bafite ubumenyi. Noneho ikindi yari yavuze, maybe icyo sizi niba gisobanukiwe. Icyo tujye ku cya kabiri batubaje ko cabinet yagiyeho mbere yuko mwebwe mujya mu nteko. Ese uri tayari kuva mu nteko ujye niba bishoboka nta rubwo ari twe tubitanga ibyo ni ubushobozi bwa president wa republika. Icyo tuvuga nuko twebwe tukurikije igihe inteko yagiriyeho mu kwezi kwa 9 ruvuga umwaka ugiye gushira tukabona iyo ngingo itarubahiriza niyo mpamvu twatangiye kubitekerezaho. Naho ubundi ibyo president wa republika we afite ubwo bushobozi bwo yabishira yabyubahiriza kandi n'ubundi asaza yubahiriza n'amategeko n'ubicyo nacyo gisubije. Noneho nje ku cya gatatu yari yavuze cyo kuvuga ngo yego twariyamamaje dufite manifesto yacu. Yes irahari. Mbese n'ibitekerezo byacu yamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu muyamamaza no mu y'abadepite ariko abanyarwanda mwaratsinzwe ntimwigeze mugira na 1%. Ubwo urashaka kuvuga ngo emewe ya ndakumva aho urimo kuganisha nagira ngo mubyumve aho ngaho ntabyo urimo kunyumvisha aho urashaka kunkomeretsa ntabwo ushaka kunkomeretsa kandi kamubwire ayo twabonye yose twarayabonye urabyumva twayabonye dufite abanyarwanda badutoye urabyumva ayo twayabonye twarayamamaje kandi niryo shaka ryonyine yashobora kwiyamamaza rihanganye na FPR Inkotanyi urabyumva ngira ngo so bifite agaciro twabona zero n'ibice bingahe twarayabonye ayo twabonye ntabwo twabonye zero navuze ayo mwagize gusa ntabwo so kushaka kuvuga ngo ntabwo twabonye na 1% ibyo ntacyo bivuze icyo navuga ni iki okay ntabwo turi muje muri iyo deba icyo navuga ni iki manifesto yacu ntabwo yatowe hatowe ya president Paul Kagame cyangwa kandida Paul Kagame manifesto yiwe yatowe n'abanyarwanda nivuga ngo icyo gihe niba iyo manifesto yatowe yacu ntabwo yatowe kandi noneho tukaba turi muri no muri tegeko nshinga harimo indi ngingo ivuga ngo tufite na politike ya consensus yo bwumvikane nivuga ngo hari ibyo tumvikanaho na president wa republika. Ibyo nibyo bishobora kuduterana tukumva ko nta kibazo twakorana nawe muri guverinoma. Icyambere twese tumvikana ko tugomba kurwanya ubukene. Twese tumvikana ko tugomba kuzana imbereho myiza y'abanyarwanda. Twese tumvikana ko tugomba kuzana umutekano uhagije mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byose tubyumvikanaho. Ndumva muri manifesto yiwe birimo ni mu yanjye birimo. Niba tumvikana ko twese tugomba kurindira umutekano abanyarwanda. Ariko aho ngaho tukumvikana ko tugomba kurwanya ubukene. Tukumvikana ko tugomba guteza igihugu imbere tukazijana imbereho myiza y'abaturage kuki tutakorana. Ariko attention ntabwo tushigikiye muvuga ko muri shaka rya opposition ntabwo dushigikiye amacyakubiri nitushyigikiye kuzana genocide nitushyigikiye gufata ubutegetsi turwanya dukoresheje imbunda tushigikiye kubona ubutegetsi tukiye muri demokarasi. None se icyatubuza gukorana n'iki wakimbwira ibyo gukora nabyo ntabwo gende bubitindeho cyane nicyo kinanishubije nyine icyo kibazo nukuvuga ngo twese dufite intego imwe yo guteza igihugu cyacu Republika y'u Rwanda imbere. None se ahari amashyaka menshi akaba na opposition buriya ntabwo bose baba bashaka guteza imbere igihugu ariko nibaza ko ishaka ya politike nyine rijyaho rishaka ubutegetsi. Ubutegetsi ntabwo ari ukuba president wa Republika gusa. Hari ushobora no kuba premier ministre ushobora kuba ministry ushobora kuba nukuvuga ngo ubutegetsi cyane buvugwa ni muri executive kandi no itegeko nshinga teganya inzego za leta nubwo twibanze kuri guverinoma gusa. Ni naho nashaka kubaza aho ngaho ngo tuhagere naho ese iyo muvuga koko gusaranganya iyo myanya n'ubutegetsi kuki mwibanda wenda twavuze mu bagize inama ya ministre hari ahandi yego itegeko nshinga urisomye article ya ariko nari nshaka kuza gusoma iri article yavuze 116 ngira ngo kabaza gusubiza turaza kwigaruka nta kibazo kuko minister yatizaho cyane itegeko riteganya yuko gusanganya ubutegetsi byubahirizwa mu nzego za leta. Inzego za leta hakurikijwe amahame remezo hakurikije amahame remezo. Urumva inzego za leta ntabwo ari guverinoma gusa, hari inzego za leta zindi, hari inzego z'ibanze, hari ba guverineri, hari ba ambasaderi, hari n'ibindi byinshi cyane. Inzego za leta ntabwo ari minisitiri nibyo yigeze kuvuga kuri iyo ngingo Minister Evode avuga yuko iyo ngingo nayo yarebwaho mu by'ukuri nk'uko waruna bivuze ko imyanya atari mu nama ministre gusa. Iyo myanya yindi yo murayivugaho iki Minister Evode? Erega iyo kuvuga ngo icyambere ubu nta nubwo turi bujye mu bakozi ba leta ngo umukozi watsinze ikizamini tujye tuvuga ngo
ubwo watsinze ikizamini ari uwo muri RPF cyangwa ari uwo muri Green Party turashaka kuhashyira uwaha n'iki n'iki. Ntabwo ntekereza yuko hari ibintu bibiri bigomba kugira aho bihurira. Tugomba kugira balance hagati ya competence no guko nibi by'imitwe ya politike. Kandi nkuko nabibabwiye gushyiraho guverinoma biri mu bubasha ndakumirwa bw'umukuru w'igihugu. Kriteria ashingiraho zimwe ziravugwa muri iri tegeko nshinga: kwita ku bumwe bw'abanyarwanda, ibyiciro byose kwitabwaho, kureba imitwe imwe mu mitwe ya politiki iri mu nteko, kureba cyane cyane areba abantu bari independent bafite ubushobozi buzamufasha gushyira mu bikorwa ya gahunda ye yabwiye abaturage igihe yiyamamazaga. Hanyuma noneho ikindi cya kabiri, nta nubwo kugeza ubu ngubu Frank atubwira ngo yavuze ngo tuvuge honorable cya docteur no honorable Frank Habineza, nibyo nkunda kuvuga kuko duhura kenshi iyo ari mu nteko. Honorable Dr Habineza titles nize nta mpamvu nimwe yo kutazivuga, ariko icyo nabwira honorable Frank nuko kugeza ubu ngubu itegeko nshinga rire clear, twasobanuye ibyo rivuga, ntabwo ndi bubigarukeho kubera n'umwanya w'igihe gito mufite. Kugeza ubu ngubu we niba abona itegeko nshinga ritubahirizwa, ashobora kubitangira ikirego mu rukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga nicyo rubereyeho. Yatangiye avuga ngo twese ntawe ufite uburenganzira ngo bwo kwinterpreta itegeko nshinga, kandi ari byo turimo gukora. Twebwe ntabwo turimo gukora interpretation authentique, turimo turinterpreta. Kwinterpreta itegeko nshinga no gukora interpretation authentique ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo rero turimo gukora, buriya Dr Habineza mu gihe amaze ari mu nteko yabonye impaka zigibwa ku ngingo. Iriya nteko irimo records, harimo debate z'ibyabaye, yari impaka zabaye kuri buri ngingo muri izi zivugwa. Niyo urukiko rw'ikirenga rugiye habaye ikirego ku ngingo yo mu itegeko nshinga, urukiko rw'ikirenga rufite ahantu habiri rureba ibyo bita source d'interpretation, rureba ibyo bita les travaux préparatoires. Ni ukuvuga ngo za mpaka na ya mirimo yose yabanjirije ku itegeko rijyaho, noneho bakajya kureba ibyo bita spirit, kuvuga ngo iyi ngingo ni izihe mpaka zagiwe kuri iyi ngingo. Bakongera bakajya kureba muri za jurisprudence z'urukiko rw'ikirenga ubwarwo niba hari ikindi kibazo rwigeze gukemura gisa n'icyo. Ubu rero uburyo bwonyine inzira Frank Habineza igihe amaze kuri Twitter, kuri social media za YouTube n'izindi, niba we avuga ko arimo kubwira Perezida wa Repubulika, nta nubwo official yigeze amwandikira kuko nta rwandiko rwe tuzi. Ubwo nuvuga ngo afite choice ebyiri, eiza kwandikira umukuru w'igihugu, niba kuko ndumva arimo kuvuga ngo arimo kumwibutsa, ariko sinzi niba mwibukiriza mu itangazamakuru. Hanyuma none ikindi cya kabiri, yabona we atabitumvikana akazasaba urukiko rw'ikirenga, yabyivugiye ko ari rwo rufite mu nshingano gukora interpretation authentique y'itegeko nshinga, rukazasobanura neza icyo izi ngingo zivuga. Ariko ikigaragara cyeneze neza kandi twanasobanuye nuko ihame rya 50% ndakuka kugeza ubu ryubahirizwa. Nuvuga ngo ishyaka ruling party tarenza 50%, umubare w'imyanya ishyaka rigomba kuba rifite mu nteko. Iri tegeko nshinga ntirivuga, biri ya discrétion du chef de l'État, kandi Perezida wa Repubulika ashyiraho abagize guverinoma akurikije abafite ubushobozi buzatuma hari ibitekerezo byinshi turimo twakira ashobora kugeza ku baturage ibyo yabemereye igihe yamaze. Nuko nasoza Honorable Frank Habineza wakonze kuvuga ko uri umudemokrate, ngira ngo n'ikiganiro twagize hano nikiza gukomeretsa nk'umudemokrate, turaza kumva ko ari ibitekerezo bitandukanye. Ariko wenda nko mu munota umwe gusa cyangwa amasegonda nka 40, nyuma yo kukandira hirya no hino ugaragaza ibitekerezo byawe, ukumva ko abanyarwanda babyakira b'ingeri zitandukanye, uraza gukurikizaho iki? Icyo navuga nuko abanyarwanda benshi tumaze iminsi tuganira nabo, iyi debate barayikunze cyane, cyangwa iyi debate barayikunze cyane, baravuze ati ni byiza ko bino bintu biganirwaho kuko ni ibintu twiyemeje nk'abanyarwanda, kandi aho kugira ngo abantu bajye kurwana cyangwa bavuge ngo turatugabane cyangwa bigende gute, ni byiza ko abantu babiganira ibintu bikagenda mu buryo bw'amahoro. Nyuma kubiganiraho harakurikiraho iki rero? Twebwe turakomeza inzira iyo ishaka yakubwira ati watanga ikirego mu rukiko ko wigeze no kugitanga n'ubushize. Ntabwo ishaka riratubwira ngo cyangwa riratira uwo mwanzuro wo gutanga ikirego mu rukiko, ariko ribushizeho ibyo tuzabibamenyesha. Minisitiri Vode, twanzura abantu bamaze igihe bakurikira ino deba, kino kiganiro mpaka muri rusange, bakeneye kumva muri rusange uko bahumurizwa, niko navuga, ku bijyanye n'uburyo amategeko mu Rwanda yubahirizwa,
cyangwa se uburyo ingingo zikomeye ziganirwaho. Mu by'ukuri iyo ubonye uburyo tuganiriye umwanya n'ahandi byagiye biganirwa, icyo kintu cyo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo no kuba abantu baganira ku bibazo babona ko byabafasha, mwebwe murakibona mute muri ino minsi? Bo ni ikintu cyiza, nanabashimiye kuba hari hamaze iminsi hari impaka z'urudaca, kuko burya kuri Twitter, kuri social media kwandikirana n'umuntu agasubiza nawe ukongera ugasubiza bijya bigorana rimwe na rimwe kugira ngo abantu bazabashe kumvikana. Hagira ngo rero cyane cyane ku bintu bireba ubuzima bw'igihugu, mwagize neza kuduhamagara ngo tubiganireho, n'ubutaha hari ibindi bitumvikana cyangwa abantu bafiteho konsane cyangwa bafiteho ingorane zo kubyumva, mwagenda muduhamagara tukabiganiraho. Abanyarwanda se bafate gute izi mpaka, kuko benshi ntabwo kubera yuko nge ndibaza ko izi mpaka buriya izi mpaka ndibaza ko iki kiganiro kirangira buri muntu hari icyo akuyemo, buri muntu asobanukiwe, wenda ari bugera avuga ati bya bindi Vode yatubwiraga, Dr Honorable Frank Habineza yatubwiraga nibyo, cyangwa se ibyo minisitiri yatubwiye nibyo byo, cyangwa se mfashe impu zombi nanjye nakwisobanurira nagira icyo nkuramo. Ariko ikigaragara nuko dukunda kuvuga ngo amategeko ni matière à interprétation. Iyo ukoze interprétation littéraire biba ikibazo, ariko buriya nyuma ya ziriya nyuguti haba hari icyo bita spirit rero niyo twasobanuye aha yo kuvuga ngo dore icyo ziriya ngingo zivuga. Itegeko nshinga ry'u Rwanda rirubahirizwa 100%, kandi nkibaza yuko Frank twanamubwiye inzira z'amategeko yanyuramo. Murakoze cyane. Nibutsa abatwumva yuko iyi ngingo twateguye kwiganaho mu kwezi gushize, mwembi narabatumiye, mwese ntimwari mwabonye impamvu yo kuza. Kuki mwari mwanze uyu munsi mukaza? Twari dufite akazi kenshi, niyo mpamvu utabonetse icyo gihe. Minisita nawe mwari mufite akazi kenshi? Ngira ngo ariko jye ntabwo nanze, jyewe nta na rimwe nakwanga kuza gutanga ikiganiro hano gisobanurira abanyarwanda rimwe cyangwa irindi mu mategeko y'iki gihugu, cyane cyane itegeko nshinga, cyane cyane ko ari nayo portfolio yanjye, niko kazi kanjye nshinzwe. Ubwo ntaje gusobanurira abanyarwanda itegeko nshinga n'andi mategeko, ubwo naba nemeye ko akazi kananiye kandi ntekarana. Murakoze cyane. Nashaka kwibutsa gusa ko ingingo twari twayiteguye, hanyuma bagize impamvu zituma zitaza dutegura abandi bantu n'abaturuka mu mitwe ya politiki itandukanye, bose bemezaga yuko uburyo ubutegetsi busaranganyije mu Rwanda bimeze neza, ndetse rwose ko ahubwo ari n'urugero rwafasha n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Frank Habineza nawe nk'umutwe wa politiki wemewe mu Rwanda yoboye wa Green Party, ufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo nizeye ko inzira zitewe n'amategeko zose zizakoreshwa kugira ngo bagaragaza ibitekerezo byabo. Ubwo nimunatsindwa muzabyemera. Ariko turacyari mukuri. Murakoze cyane. Reka mbashimire ikiganiro n'imboni musesenguzi, shimira abagenzi banjye bose twafatanyije kucyegeranya no kwishyira hamwe. Birumvikana ingingo ntabwo mu minota nka 50 cyangwa 54 twayisesengura yose, ariko byibura ndibaza ko twaganiriye ku by'ingenzi, kandi tuzagira n'uri mwanya. Mugira ibihe byiza. Bye bye.